wasengaga kabiri asenge gatatu. Ejo bundi ndimo ndasenga Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo abantu babaye bagize ubwenge basenze bagifite uburyo bwo gusenga. Irambwira ngo yabaye itanze agahenge kugira ngo abantu basenge, barangije bagira ngo ibintu birarangiye, bagira ngo ibintu birabaye, bagira ngo ibintu nyine nuko. Nagiye kubona mbona uhereye ku mwana mutoya w'uruhinja mbona yambaye iki agapfukamunwa, bisobanuye ngo ibyo mwahunze mugiye kongera kubihagararamo. Nimudashaka Uwiteka ngo abari we wenyine ubabera ubuhungiro none ariko kandi Imana niyo Mana. Imana ifite imbabazi ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari virusi ikomeye cyangwa icyorezo gikomeye cyane kirimo kirategurwa kigiye gusohora, kandi iki cyorezo kizacanga abaganga benshi. Abantu baravuze ngo covid yabaye ikibazo, ariko iki cyo kizaza kirenze covid. Mubiti TV. Bibiliya niko ivuga, eneshandola wirigide bone, iravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntabwo rugira ishyari. Mana yigeze imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo genda umbwirire abagore ngo mbese kuki bapfusha bakarira ariko ngewe napfusha bagaseka. Resevenikia Jezi urababa kia bone benetando lawi jezikide bone mandiko. Mbese kuki Imana ipfusha mugaseka ariko mwebwe mwabagore mwe mwapfusha mukarira? Nimba umuntu apfuye agapfa ari umuntu w'Imana agata umuhamagaro, ntabwo wari ukwiye kumutaranga, ntabwo wari ukwiye kumwishima hejuru. Wakagombye kuririra umuntu ukavuga ngo Mana uyu nawe yari uwawe, iyi nayo yari inama yawe. Wibuke Yesu yageze mu gihe asiga inama 99 ajya gushaka inama imwe yonyine, inama imwe yonyine yari yazimiye. Muririra abantu b'Imana, muririra ubugingo bwanyu. Nabonye indi sinyatire ikomeye cyane. Hari abantu bagikorera mu matitire ngo ngewe ngo nduwo muri ADPR, ngo ngewe ngo nsengera mu bagatulika, ngo ngewe ngo ndu umudivaniste, ngo ngewe. Nabonye yerekwa rikomeye, ngiye kubona mbona sare nini cyane, sare kandi iyo sare nabonye iza hano mu Rwanda. Iri torero naribonye riza ahangaha mu Rwanda. Nagiye kubona mbona iyi sare yinjiyemo abantu bambaye imyenda y'abisilamu, mbona hinjiyemo abisilamu, hinjiyemo abadive, hinjiyemo abagatulika, hinjiyemo abayehova. Mbona bose bafite igitabo kimwe cya Bibiliya. Ntabwo yari Bibiliya yera, ahubwo nabonye bafite igitabo kimwe, kandi mbona bose bemeye amategeko ari muri iki gitabo. None wowe ukiri muri titire ngo nge nduwo kwa runaka, ngo nge nduwo kwa runaka, ese iki gihe iyi sinyatire ko yamaze gusinywa ko iyi muza, nabonye amatorero yose yihindura mu itorero rimwe. Bantu bose mbona babaye umuntu umwe, kandi mbona iyi sinyatire yamaze no gusinywa n'umugabo ukomeye ubifitiye uburenganzira mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu Imana ibwira abantu ikababwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mushaka Uwiteka bare wenyine ubabera ubuhungiro, mushaka Uwiteka bare wenyine ubabera umujyanama, mushaka Uwiteka bare wenyine ubabera umutabazi. Aho mwaba muri hose, mwaba muri Amerika, mwaba muri Burundi, igihugu mwaba murimo cyose, mushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Nabonye hari ikarita, hari amakarita, hari ikarita igiye kuzaza. Nube wemerewe kwinjira mu modoka iyo karita utayifite, nube wemerewe kwinjira muri botike iyo karita utayifite, nube wemerewe kujya mu gihugu runaka iyo karita utayifite. None ariko kandi reka mbireke, nabonye Imana itanga amakarita, irambwira ngo abantu bayo ibahaye amakarita y'urugendo, kubera ko hari amakarita agiye gusohoka. Kandi iyi karita
mushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Niwe Mana yonyine ifite ubuhungiro gusa. Hari abantu bagiye bafata ubugingo barangiza bakabuguranisha ibintu by'isi. Hari abantu bagiheze muri titire bashaka ibintu, ugasanga hari abapasiteri njya mbona n'abandi bavuga butumwa baheze mu nyigisho zibwira abantu ngo Imana itanga amamodoka ngo niyo Mana, Imana itanga amafaranga niyo Mana, Imana yambika neza niyo Mana. Ntabwo iyo ngiyo ariyo Mana. None abadasenga bakorera Satani ko bagendera mu mamodoka meza, ese ni Imana yabibahaye? Nigeze ngira ikibazo gikomeye ndabango mbese kubera icyo abantu badasenga bahigwa kurusha abantu basenga. Mbaza Imana ngo mbese kubera icyo abantu bagukorera basenga babaho nabi, abadasenga akaba ari bo babaho neza. Imana irangije irambwira ngo impamvu abangaba bahigwa n'ubutunzi bw'isi, irambwira ngo ntabwo yakora ikosa ryo kwima bisi by'isi kandi hari ahantu hari ubutunzi badafiteho uburenganzira. Irambwira ngo abanyamasengesho cyangwa abantu bubaha Imana hari aho bazagira bakagira mu butunzi bwabo, barangiza bakishima. Abishimiye muri iyi si batishimye ahubwo bababaye. Abenshi bazavuga ngo iyo mbimenya. Mwebwe muri mu buzima bugiye butandukanye bubi, mwere kwiheba ngo kubera ko Imana itabahaye amafaranga, ngo kubera ko byose biri mu kubaha Imana. Ubaha Imana, Imana izabikora, kandi naho itabikora impamba y'urugendo ye kuzakwibagiza intego y'urugendo. Impamba y'urugendo yere kuzakwibagiza intego y'urugendo. Imana irimo iraguhamagara ngo garukira aho ugeze. Imana igufitiye imbabazi, Imana igufitiye imbabazi, Imana igufitiye imbabazi. Mwebwe muri abana banyu bapfuye mu nda, nimwite ku maherezo y'abana mutwite, y'abana mwasamye. Mwebwe mwataye abana, Imana irimo irabahamagara kugira ngo mwite ku maherezo y'abana banyu. Imana ishimwe. Hari abantu bafite titiri ivuga ngo uwo Yesu muhora muvuga, uwo Yesu muhora muvuga, uwo Yesu mbese azaza ryari? Naho uyu Yesu duhora tuvuga yatinda kuza, urupfu ntabwo rwo ruzatinda. Waba uri pasiteri ni mu butaka, waba uri umushumba ni mu butaka. Urupfu niruza ntabwo ruzakugirira impuhwe. Waba titire waba ufite yose, waba warize ukaba uyobora ibihugu 50, urupfu niruza ni mu butaka. Inama nakugira ni ugushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa. Impamba y'urugendo ye kukwibagiza intego y'urugendo. Intego y'urugendo ni ukujya mu ijuru, niyo gahunda dufite. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ibafitiye imbabazi. Imana ibafitiye imbabazi, Imana ibafitiye imbabazi. Mushaka Uwiteka, mwongere ibihe byo gusenga. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu. Ejo bundi ndimo ndasenga, Imana yambwiye ijambo rikomeye. Irambwira ngo abantu babaye bagize ubwenge basenze bagifite uburyo bwo gusenga. Irambwira ngo yabaye itanze agahenge kugira ngo abantu basenge, barangije bagira ngo ibintu birarangiye, bagira ngo ibintu birabaye, bagira ngo ibintu nyine nuko. Nagiye kubona mbona uhereye ku mwana mutoya w'uruhinja, mbona yambaye iki? Agapfukamunwa. Bisobanuye ngo ibyo mwahunze mugiye kongera kubihagararamo. Nimudashaka Uwiteka ngo abe ari we wenyine ubabera ubuhungiro. None ariko kandi Imana niyo Mana. Imana ifite imbabazi ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari virusi ikomeye cyangwa icyorezo gikomeye cyane kirimo kirategurwa, kigiye gusohora, kandi iki cyorezo kizacanga abaganga benshi. Abantu baravuze ngo COVID yabaye ikibazo, ariko iki cyo kizaza kirenze COVID. Ushaka umuti w'iki kibazo. Rero mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga. Ntabwo ari iterabwoba nzanye, ahubwo Imana ifite imbabazi ku bantu bayo. Imana ifite umutima w'imbabazi kuri mwebwe mu izina rya Yesu. Muve mu matiku, muve mu magambo, muve mu byaha murimo, mubwire Uwiteka bahishe. Uwiteka
abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Insengero zirakinguye kugira ngo abantu basenge, ariko mu gihe gitoya nabonye insengero zigiye kongera gukingwa. Abatarasenze barasibye, Imana yabahaye agahenge ngo musenge murangije muranga. None nabonye uwakinguye agarutse gukinga, nabagira inama yo kongera ibihe byo gusenga. Imana yarambwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga, uwasengaga rimwe asenge kabiri, n'uwasengaga gatatu asenge kane. Mube mu bihe byo gusenga, mubwire Uwiteka bari wubahisha wenyine. Muri uyu mwaka ibintu bibiri birimo: Imana ije guhemba abakwiriye guhembwa, kandi ije no guhana abakwiriye guhanwa. Imana yambwiye ijambo rikomeye, irambwira ngo mu mujyi wa Kigali hazabamo abantu babiri. Irambwira ngo uwa mbere uzaba mu mujyi wa Kigali ni umuntu wavuganye n'Imana, umuntu usenga Imana by'ukuri atiyoberanya. Irambwira ngo uwa kabiri ni umuntu ufite adresi ikomeye mu mujyi wa Kigali, ufite akazi keza, kandi ufite muri make ufite icyerekezo mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, nawe nudashyiramo kubaha Imana bizaferinga. Muri uyu mujyi wa Kigali abo bantu babiri, wavuganye n'Imana n'ufite adresi mu mujyi wa Kigali, abandi bose batavuganye n'Imana, abandi bose bakiri mu manegeka, badafitanye umugabane n'ijuru. Nabagira inama yo gusenga, nabagira inama yo baho umugisha. Nari ngambiriye kubabwira ngo muharanire gushaka ubushuti ku Mana, mushaka Uwiteka abahishe, mushaka imitaka Imana ibatwikire, kugira ngo igihe cy'imvura imvura itabanyagira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero Uwiteka abahe umugisha. Imana yari yanumye ngo iri tangazo ryumvwe na buri muntu wese. Wowe ubyumvise, Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye gusenga Imana. Nsengere wowe ufite umugambi wo kugarukira Imana, nsengere wowe entandola wirigide bone, ukeneye ko ubusabane bwawe n'Imana bwakura. Tugiye gusenga. Sheto pitandola wi jezikide bone mandiko ya siregre. Tutarasenga, ukeneye kumamagara kugira ngo dusengane, ukeneye ko Imana yakuyobora inzira yo gukiranuka, cyangwa ukeneye ko musengera ukava mu byaha urimo, wamamagara kuri 0788 76 833 0782 76 833, cyangwa ukakurikirana ibiganiro byanjye kuri Dawidi TV. Tujye gusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nsengeye uyu mwene data wemeye guhindukira. Gabanya abarimbuka maze wongera abakizwa. Ndasengera abari mu byaha kugira ngo ubayobore inzira yo gukiranuka. Mana abapasteri bayobye nubayobore, abahanuzi bayobye nubayobore, abanyamasengesho bayobye nubayobore, baririmbyi bayobye nubayobore. Hari abantu bari mu nzira badakwiye kubamo. Reka wowe muyobozi mwiza abari we wenyine ubayobora mu izina rya Yesu. Gabanya abarimbuka Mana, abari mu kabari bakureyo, bari mu busambanyi bakureyo, bari mu magambo bakureyo, bari mu matiku bakureyo. Wa munyembaraga we, warambwiye ngo uje gukura abapfuye mu bazima. Nyemerera imbabazi zawe zimanuke mu bantu bawe. Haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Mana reka umanukire kurengera abantu bawe. Reka umanukire kurengera abantu bawe. Abagwayi mu buryo bw'umwuka, nyemerera ubakize. Abagwayi mu buryo bw'umubiri, nyemerera ubakize. Abo Satani yibye yarangiza akabayobya, nyemerera Yesu mwiza umanukire kubayobora inzira yo gukiranuka. Abataye abana Mana bahuze n'abana babo. Hari abashumba bataye abana, hari abapasteri bataye abana, hari abanyamasengesho bamaze guta abana. Ndasenze kugira ngo bahuze n'abana ari bo Yesu Kristo, ari bo Mwuka Wera. Mu izina rya Yesu, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Hari abatwite Mwami Yesu batwite, hari abagore batwite, hari abagabo batwite. Nyemerera
abapfuye mu nda zabo ubakuremo, nurangiza ushyire abazima mu nda zabo kugira ngo babe abashimwa imbere yawe ndetse n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Urakoze mwami, urakoze murengezi mwiza. Igihugu cyacu nukirinde, mamagaye amahoro muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Urinde buri muntu wese uri muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Abayobozi bacu, mbaraga z'umwuka wera barizo zibayobora, uburinzi bw'Imana aba ari bwo bugaragara ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, umutaka wawe nk'uko wabivuze aba ari utwikira iki gihugu. Turinde amakuba yose, turinde uturinde mwami Mana. Ahubwo ndasabye kugira ngo inyenyeri z'agakiza zisandare muri iki gihugu, agakiza kakire buri muntu wese uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Abo ngabo nabo nyemerera inyenyeri z'agakiza zisandagurike muri iyi si mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, abatameze neza bayikomera neza, mucyo ukomeze kumurikira isi yose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Dawidi TV.